Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Tugiye kureba impamvu abantu bamwe na bamwe basuzugura ibyo twigisha. Kuki abantu bamwe na bamwe basuzugura ibyo twigisha? Izi ni impamvu rero zibatera, reka turebe. Impamvu ya mbere, hari abashobora kuvuga bati ubuzima bwaranze, ubuzima bwaramunaniye, none yahungiye mu Mana. Niyo mpamvu yirirwa avuga Imana amanywa n'ijoro bugacya, amanywa n'ijoro bugacya. Okay. Abo niko bibwira. Ariko icyo batazi nuko twahinduwe. Uko twakiriye agakiza. Ibyo bintu ntabwo babizi. Kuko ntabwo bigize babigiraho ubunararibonye cyangwa ngo bibabeho bumve ibyo ari byo. Niyo mpamvu bavuga ngo uriya muntu ahungira mu Mana, akirirwa avuga Imana ijoro n'amanywa bugacya bukira, ariko ntibazi uko umwuka w'Imana yaje muri twe kugira ngo duhinduke, dutangire dukore Imana, bakagira ngo nibyo twigira. Kuko ngo tuza kubireba, uraza kureba uko wabatekereza bavuga bati ibyo nibyo bigira wenda uzaba. Reka turebere. Impamvu ya gatatu ituma abantu basuzugura ibyo tubabwira, kubera kwita ku bintu agasuzuguro n'ubwirasi. Bakakubwira bati wanyigisha iki, wanyigisha iki. Ariko Bibiliya iratubwira ngo ufite ubwenge aratekereza, ufite amaso arareba, ufite amatwi arumva. Hari ushobora kuvuga bati ibintu byo wigira cyane ubuzima bwaranze, wenda se nta nuguzi niyo bifa bine bijya, ariko byibuze urebye umuntu ko yarameze. Fata nk'urugero kuri ngiye usanzwe nzi uko nari imeze, ukabona ukuntu mba ndi ku Mana, ntibugutera imbaraga zo gukora ubwami bw'Imana. Aho ngaho ubugingo bwawe nibwo uri mu kaga, ariko nakubwira. Ikindi rero kibitera nuko bakubwira bati wanyigisha iki, wanyigisha iki. Ariko mu mitima yabo baba babizi, kuko barareba ko bati umuntu tumuze ameze gutya, ibyo byose bakubwira ngo ubuzima bwaranze, bakabona ukuntu ijambo ry'Imana ryaguhinduye, bakareba ibyo uvuga, bakareba ko atari ibintu utoraguye mu muhanda cyangwa ahandi hantu hutihute. Ariko rero uko kureba kwabo no kubona kwabo nibyo noneho bituma basubira inyuma, bakagira ikimwaro by'ibyo bavuze huti amabura kindi y'ibihe byabo. Bari barimo bavuga bati uriya muntu ese yarangira ate, byagenda gute kugira ngo ibyo twavuze bisoze. Kuko ibyo bavuze kugira ngo bigira agaciro nuko bisoza. Iyo wabonye Imana ibikumiriye rero niba uko babishaka, niryo byapfunwe n'ikimwaro kibatera kugenda bigirayo no bakwifuriza inabi ahubwo kurushaho, aho kugira ngo begere ijambo ry'Imana nabo bakizwe, bakira agakiza. Ingingo ya gatanu rero ituma abantu basuzugura ibyo tubigisha, cyane cyane ku batumenye twakira agakiza, nuko ibyo bagiye bavuga n'ibyo bakoze nyuma y'umugongo wawe. Ibyo bagiye bavuga, ibyo bakoze, ibyo bakwifurije bibi byose nyuma y'umugongo wawe, bakabona urimo uragenda uzamuka. Ibyo byose batera ikimwaro n'ipfunwe ryo kwibaza, ese abo nagiye mbwira ibi bintu, ibyo nagiye mvuga byose, none ningaruka nkakira agakiza kubera ko uriya muntu yakijwe nawe, nanjye none nkakizwa mwe namunyuzeho, bizafatwa gute ko abantu bose isi yose izi ibyo nagiye mvuga? Bazamfata nk'umusazi cyangwa n'ibindi. Ibyo batekereza muri uwo murongo nyine niho baba bireba, biyondererwamo. Niba bireba ibintu navuze byinshi cyane, nakoze byinshi cyane ndwanya uriya muntu, ariko biragaragara afite Imana. None se biragenda gute kugira ngo mwegere nanjye ndebe ko nabona agakiza? Bigatangira ngo kuko ibyo bavuze bibashinja ko Imana, ijambo ryayo riravuga ibyo dutekereza byose, ibyo twibwira byose, yaba mu bwihisho yaba hehe, ibyo ukora byose umutima wawe ugushinja. Imitima yacu dushinja byinshi cyane, ukavuga ati okay, iki Imana iri kukinyereka nyuze mu mutima wanjye, ndacyemera nanjye ndakishinja, nagikora iki, byagenda gute kugira ngo iki kintu gikemure bizajye. Ugahora ubitekereza mu nzira nziza, atari kubitekereza mu nzira mbi. Noneho ngo nibyariho ubihure, ukavuga uti umutima ugushinja, reka none mbihure birangize, wenda no umutima wanjye utuza. No, kiranuka nibwo umutima wawe uzatuza.
ingingo ya gatandatu, igituma abantu basuzugura ibyo tubigisha, urwango rwaje mu buryo dushobora kumenya, kuko wenda uwo muntu ushobora kuba mwarabaye inshuti kera, mwaragendanye, mwarakuranye, mwarasangiye, ari umuntu mwasabanaga n'ibyo byose, ariko noneho burya ngo umwanzi ntabakure. Ukuntu rero umuntu aba umwanzi wawe, nibyo bintu biyoberana, kuko burya biterwa n'umuntu umwe, ntabwo bigirwa mu ruhande n'abantu babiri. Umuntu ashobora kuba umwanzi wawe bitewe n'ishyari, bitewe n'ibyo yakuvuzeho, bitewe n'ibyo yakoze byose bitakwifuriza neza, noneho hakavamo urwango ruje gutyo, noneho wa muntu akagira isoni n'ikimwaro cyo kwihana, yishinja, atekereza ati uriya muntu azabibona ate nimwegera noneho ngakizwa ngasaba imbabazi, azabibona ate n'ibintu navuze. Kuko abayishinja abatekereza ko uko atekereza nawe ari gutekereza ko utagira imbabazi, cyangwa se nawe wamwifuriza ibibi nk'uko nawe yakwifurije ibibi, cyangwa ibindi bintu byose agiye gukora. Kuko twebwe waramenye Imana, cyangwa n'ukuntu Imana yakwiremeye, nta nabi, nta munabi, nta bintu by'amashyari, nta bintu by'amatiku. Imana iyo ugize Imana ikakurema ikintu bita ishyari, itiku, urwango, ibyo bintu byose by'ubutindi byose ikabikurinda. Ibyo urambura amaboko ugira uti Imana warakoze, nzakugwa inyuma. Ingingo kandi mbere y'uko abantu basuzugura ibyo tubigisha, nuko batekereza cyangwa se banifuza ko uzagwa. Baricara bagatekereza ko bati bira ni igihe tubihigiye gusa, nibyo yigira, namavamuhira, ntabwo ari agakiza, yihishe mu ijambo, ni igihe azagwa. Tutegereza bagahora bafite icyo cyizere cy'uko uzagwa. Ariko wamenye nyamana arasoma ijambo akaryumva bya nyabyo, atari byavanye mu bantu, ntangwa. Reka turebe ingingo ya 8 ituma abantu batumva cyangwa badakurikiza ibyo tubigisha, kubera gusuzugura, kubera kwiyumva, kubera ikimwaro cy'ibyo bakoze cyangwa ibyo bavuze. Ingingo ya 8 bitera nuko bari mu isi cyane, bumva ko reka twiguzeho ibintu tumere neza, bityo biragaragara nk'aho dukiranutse, tuve mu byaha, ariko duhishira ibibi byacu turi gukora. Noneho bakibaza ko ijuru ritareba. Ijuru rirareba ibyo ukora byose, rirakwihora rikareba. Gusa ntabwo twebwe turi abanyagakiza ngo nitwe tugagurisha cyangwa tugatanga ibyateye, agakiza gatangwa n'Imana. Ibyo tubifuriza mwihane, mugarukire Imana ibaha agakiza, kuko ikora n'ibidakoreka, n'ibyananiye umuntu irabishobora. Urugero murarubona, murabizi, yaba mwavuga ngo byose ngo ubuzima bwaranze cyangwa ibyo byose ibintu byaragize gute na gute, ariko Imana wabonye ibitangaza yakoze, kuko iyo utaza kuba Imana ntabwo mba hano nkubwira ubwiza bw'Imana. Urakoze rero, Imana ikomeze kurinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.